Mwiriwe ndabashimye rwose akanya mufashe ko kuba mwafungura iyi link yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi rwose mbahaye ikaze igihe cyose mwemeye gufata igihe cyanyu mukaza tukaganira. Ni byiza kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwiteka ajya atugirira neza kandi dushobore natwe kubigiramo uruhare, dushobore kuronkamo icyo Imana itubwira, hanyuma natwe dushobore kugira icyo tumarira abandi. Ibyo twaronse byadufashije dushobore kubisangiza n'abandi, maze nabo muri uru rugendo rutoroshye rw'umukristo turufatanye hamwe, kuko Uwiteka ntabwo yaduhamagaye twenyine, ahubwo yaratubwiye ngo azadukoresha. kandi koko turi gukorera Uwiteka kubona dufata akanya tukaba tugiye gusoma hamwe iri jambo. Ubu rero amfete iyi topike irashaka kutubwira ibyerekeye ingero z'ibika umunani. Iratubwira ibyerekeye ingero z'ibika umunani umurinzi uri ku nkike yagombye guhagararamo asenga. Kubera iki? Kubera ko dufite umwanzi uhora ari maso amasaha 24 mu munsi. Urabyumva, nta garuhuko na gatoya. Kubera ko Uwiteka adukunda bihebuje, yararebye ati ndagomba nshyireho abantu, mpamagare abantu, mbaho umuhamagaro wo kuba abarinzi ku nkiki. Ubu rero niba navuga ko nawe uri umurinzi ku nkike byaba byiza, ariko abarinzi ku nkike turahari, turi benshi. Ubwo rero narebye ndavuga nti ni gute umuntu yamenya ibintu nk'ibi ngibi ntabisangize abavandimwe. Ubwo rero narebye nshyira hamwe izi ngero umunani, ingero z'ibika umunani, kugira ngo tuzihagararemo. Abashaka rwose gukomera gukataza muri uyu muhamagaro wo kujya dusengera abantu kuba abarinzi ku nkike, izi bibika umunani, izi ngero zirimo n'ijambo ry'Imana rijye ridufasha kugira ngo igihe cyose turihagazemo duhamagara Uwiteka, twisunga ijambo rye, twisunga umwuka wera ajya dushoboza, maze turebe aho duhagaze kandi tubihagararemo neza twemye, dushikamye, kuko umwanzi aba ashaka kudushigura ngo atuvane muri uyu muhamagaro, ariko ntabwo azabishobora mu izina rya Yesu. Ubwo rero ndagira ngo dufate aka kanya, tujye mbese dufate akanya dusome iri jambo, dukurikire, mbese natwe twumve icyo Uwiteka ashaka kutwunguramo. Ubwo rero ndaza gukoresha amaekritire menshi, ntago njya en profondeur. Ubwo ndagenda nsoma mvugaho bike bike kugira ngo twumve icyo Uwiteka ashaka kutubwira kuri iri jambo, kuri iyi topike, kuri ibi bintu tugiye kuganira. Mbere y'uko tuganira rero, reka mbese nzane za verse biblique tuhagararamo zitwumvisha ko umurinzi ku rugamba, umurinzi ku nkike ntabwo ari umukino. ahubwo mbere na mbere reka twumve icyo iyi mirongo itatu ikurikira igiye kutubwira, abitwa ko turi ku nkike ndetse n'abatari ku nkike bayumve, bayisobanurira cyangwa se bayigeza ku ababikora, cyangwa se nabo baba bari ku nkike ahubwo batanabizi. Reka rero dusome igitabo Ingoma ya mbere, igice cya 12, umurongo wa 33, uri kutubwira ngo abo mu Bisakari b'abanyabwenge bwo kumenya igihe, bwo kumenya ibihe no kumenya ibyo Abisirayeli bakwiriye gukora, abatware babo bari 200, kandi bene wabo bose bumviraga iteka ryabo, bumviraga itegeko ryabo. Uti kuki nazanye uyu murongo? Uyu murongo uratubwira ko hariho abanyabwenge bwo kumenya ibihe. Imana yararemye irema n'ibihe, ibihe Imana ibifitemo nabyo uruhare. Abasiraheli rero bakwiriye gukora ibyo bakoraga byose, nabyo bakurikizagamo ikintu cyitwa ibihe. Dukurikije uyu murongo rero, ngabo mu Bisakari
b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe no kumenya ibyo Abisirayeli bakwiriye gukora. Ibikorwa byose bikorwa mu gihe cyagenwe n'Uwiteka, icyo gihe kirahari ni ngombwa, niyo mpamvu navuze nti reka nzane ibika umunani, ingero z'ibika umunani ziri mu bihe. Ibyo bihe babishyize mu umunsi umwe ufite amasaha 24, ubwo amasaha 24 harimo amasaha y'amanywa ariyo amasaha 12, harimo ibika bine kuva 6 heures du matin, kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba. Hanyuma ikindi gika cy'amasaha 4 ni ukuva saa 12 za nimugoroba kugera saa 12 za mu gitondo cy'undi munsi. Ubwo kikaba ari igika cya kabiri, ni ukuvuga ngo umunsi ufite ibika umunani. Ubwo rero niyo mpamvu natangiye n'uyu murongo uvuga ko harimo ibika kandi bikurikira ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana, mbese ni principe ziri muri Bibiliya. Irindi jambo duhagararamo ritubwira ko hari inkike, abarinzi ku nkike, ni Yesaya 62:6 kavuga ngo yewe Yeruzalemu, nshize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka, ntimugatuze. Iri jambo rirabivuga neza. Abashaka gusobanukirwa umurinzi ku nkike, ngo yewe Yeruzalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe. Abo barinzi nyine kubibona hano ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Umurinzi ntabwo yagombye guceceka. Yemwe abibutsa Uwiteka, ntimugatuze, kuvuga ngo ni ugusenga amanywa nijoro, kandi ntimugatuze. Umurinzi uwo ari we wese ni kuba maso igihe cyose, kuko umwanzi ari maso igihe cyose, ntajya asinzira, ntajya ahwema. Irindi jambo duhagararamo ridufasha kumenya umurinzi ku nkike ni muri Luka 18:7 utubwira ngo ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Bantu b'Imana, bantu tuzi Imana dusenga, Imana ntabwo irengera, ntabwo irengera, izarengera, ntabwo izibagirwa cyangwa ngo yo kwita ku ntore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Iri jambo rirabitubwira. Ubwo rero mbere y'uko tujya muri biriya bika bya mbere bitubwira igihe cy'amanywa, igihe cya nijoro aricyo kuva saa 12 za nimugoroba kugera saa 12 za mu gitondo, reka tubanze dusenge. Data wa twese, mubyeyi mwiza ugira ibambe, turashimye ko turi abawe, kandi uwawe ngo ntujya umwihorera, ntujya umutererana, kandi warakoze uhamagara n'abantu bagomba kuba ku nkike, abarinzi ku nkike. None rero izi ngero zikozwe n'ibika 8 tugiye kureba, mubyeyi Mwuka Wera dusobanurire ijambo. Ntabwo turijyamo deep, ntabwo turijyamo cyane, ariko turasabye Umwuka Wera atuganirize, atubwire icyo tugomba kumva n'uko tugomba kubihagararamo, maze tube za nzabya z'umumaro uhamagaye, kandi tugirire n'abandi duhura nabo cyangwa tubana nabo akamaro. Tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo, amen. Igika cya mbere ni isaha ya mbere, twavuga ko kuva saa 12 za nimugoroba kugera saa 3 za nijoro. Iyo ni isaha yo gutakamba, dutakamba kwinshi. Iki gihe ni igihe cyiza cyo gusengera imiryango. Hari byinshi dutakambira, ariko wenda ndatanga urugero. Twasengera imiryango, tugasengera ububyuke, tugasengera gukira, tugasengera kugira icyo dutunga, provision cyangwa ibyo twifuza. Mbese nazanye bikeya bishobotse kugira ngo turebe ko twahagarara muri iri jambo ritubwira icyo Imana yadufasha nk'abantu bari ku nkike, cyangwa abantu dubwira aya makuru y'abari ku nkike, icyo ijambo ry'Imana
yadusobanurira. Imana rero ireba abantu, umuntu yareba yaravangiwe cyangwa se atagihagaze mu byayo, ikagira iki ikamuvanayo. Reka turebe ibi bintu biri muri Yoweri igice cya kabiri 25. Nzabashumbusha imyaka inzige zari n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akagungu za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Aha twumvishe ko Uwiteka azashumbusha imyaka inzige zariye. Uku gushumbusha ari kuvuga ni uko umuntu wese ushatse gukurikira Uwiteka, umuntu wese umusabye, umuntu wese wiringiye Imana yacu, Imana iraza ikamufasha cyangwa ikazungura igakurayo ngo nzabashumbusha imyaka inzige zari. Ibintu byose umubi yatwaye, ibintu byose bitagenze uko wabyifuze, Imana iragenda ikabivanayo, ikabitunganya kandi ikabigarura mu nzira nziza. Umuntu asenze ahagaze muri iri jambo rya Yoweri 2:25, atabaza ati Mana na biriya byaragiye bingarurire, ndabisabye Mana umfashe. Dusabye duhagaze mu ijambo ry'Imana, tuvuga vocabulaire y'Imana, ni gute umwuka wera utadufasha ngo azane ibi byifuzo twasabye? Ubwo yabizana uko ariko kose, tuzi ko Imana isubiza. Imana ni inyanguwe kandi irasubiza. Reka twongere turebe muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 10. Kandi Imana igira ubuntu bwose, Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhora buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerere imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Uri kumva? Imana itunganya abantu bose bazahiriwe, abantu bose bahuye n'ibigeragezo n'amakuba n'ibyago, ngo 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 muri Yesu Kristo Imana izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerere imbaraga, ngo nibamara igihe, ngo nimumara kubabazwa akanya gato. Aha biragaragara ko Imana ntabwo itererana abayo, cyane cyane abari ku mavi, cyane cyane abayingiye, cyane cyane abazi Imana dusenga, n'ugutakamba n'ugusaba, ntabwo idutererana. Irazi rwose ikongera igakomeza umuntu, ikamwongerera imbaraga, akongera akagarura ubuyanja, kubera ko aba yinginze kandi asaba Uwiteka. Reka rero turebe, tumaze kureba ukuntu Imana ijya igoboka, yongera ikagobotora umuntu mu ngoyi ya Sekibi. Sekibi yaje akajyana iby'uwo muntu nyine akabyigarurira, ugasanga Imana irongera ikabigaruza kandi igatanga n'amahoro, ikabaha abo bantu batakambye njye nawe duhagaze muri iri jambo, ikaduha n'imbaraga zo gukomeza urugendo. Reka tujye rero mu urundi rugero natanze, urugero rwo gukizwa indwara zo ku mutima, zo ku mubiri. Turareba mu ijambo dusanga muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 32, hanyuma tujye kuri 34. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni, akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Turabibona ko Yesu ibyo yakoraga kuri uyu mugoroba nyine, ko bamuzanira n'abarwayi ndetse n'abafite amademo akabakiza. Imana ishimwe. Igihe duhuye n'ikibazo nk'iki, iyo ubishatse dushaka guhagarara no muri iyi saha, umuntu tubisenga igihe cyose, ndabyemera, bisenga igihe cyose 24/7. ariko mu gihe turi gushaka guhagarara muri iri jambo, ukavuga Imana, dusoma muri Mariko 1 umurongo wa 32 gutya na gutya, n'uriya 34 uvuga na gutya na gutya. Mana dukiza izi ndwara, Mana mpagaze muri iri jambo, irukana ayo mademo, Mana mfasha ntabara. Ngayo nuko dore Imana irakiza. Tujye duhagarara mu ijambo, turi claiming, turivuge kandi dushyize amanga. Imana irasubiza, uko isubiza kose ntabwo twaba uko tubyifuza, ariko Imana irasubiza. Reka twongere tujye mu gitabo cya Luka igice cya 4 umurongo wa 40, uravuga ngo nuko izuba rigiye kugenga
nuko izuba rigiye kurenga, abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari rimwe barabamuzanira, abarambikaho ibiganza, umwe umwe arabakiza. Aha turi kubona umurongo twahagararamo, mana mpagaze muri iri jambo Luka 4:40, nkuzaniye umurwayi, yaba ari mu mutima, yaba ari ku mubiri, nkuzaniye umurwayi rwose. Mana rwose kora uriya murimo wakoze, umurambikeho ibiganza spirituel bien sûr, ntabwo tumufite Yesu hano, ariko turamufite mu mwuka, turamufite. Mana rwose murambikeho ibiganza umudikirize, rwose turabisabye kandi turabyizeye. Tuvuge dukoresheje ijambo, dusenge dukoresheje ijambo, maze ikintu cyose dukoze twizere kandi twumve ko Uwiteka atadutererana, kandi Mana tuzajye tukwirukira imbere igihe cyose, kuko nta bundi buhungiro, niyo Yesu twajya free. Ntabwo dusaba amafaranga, ntabwo gusa dusaba kwemera tugahagarara mu ijambo. Irindi jambo twahagararamo turi gusaba gukira, turebe muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 16, ngo nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa. Icyo gihe akiza abari barwaye bose. Aho turabyumva ko guhagarara muri ijambo, turabizi ko ari abantu bacyanganikiwe, abantu rwose harimo n'abacu satani yigaruriye. Imana mpagaze muri Matayo 8:16, irukana uyu umwanzi sekibi uri kuza kwigungika, kuza gushaka kuba mu konona ubuzima bw'umwana wanjye cyangwa bwa kanaka. Mana, umuntu agasenga ngo Mana irukana aba badayimoni. Mana kora ibyo wakoze muri turi gusoma muri Matayo 8:16. Gusenga dusoma ijambo, duhagaze mu ijambo, bifite intwaro, bifite imbaraga kurusha twivugiye mu majambo yacu. Ubwo rero turangije biriya byo gukiza indwara, tugiye muri ririya jambo ridufasha kumva ko Imana itanga icyo umuntu yifuza. Provision turarisanga muri Matayo 14 kuva kuri 15 kugera kuri 17. Umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera bati, aha ngaha ntihagira abantu none, baravuga ati aha ngaha ntihagira abantu none, umunsi urakuze, sezerera abantu bajye mu birorero bihahire ibyo kurya. Aha ngaha niho dusanga ririya jambo nyine ryo Imana itanga. Imana iratanga, Imana ntabwo yimana, ni ugusaba Imana igihe cyose. Aha ngaha Yesu yaravuze ngo igice cya kabiri cy'iyi mirongo turi gusoma Matayo 14:15 kugera ku umurongo wa igice cya 14 umurongo wa 15 kugera kuri 17. Hano Yesu yaravuze ngo, Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo mube ari mwe mubagaburira. Imana ishimwe. Baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Yesu aratwibutsa hano ko aratanga, aratwibutsa hano ko umwana w'Imana wese aho ava akagera, niyo atagira ibyo nk'umuntu fizikama, ariko afite isengesho yasengera umuntu afite ibibazo fizikama akanakira. Aha ngaha rero ni ibintu fizike, ibintu fizikama yavugaga, kuko yavuze ati abakozi be baravuze bati, abadisipure be baravuze bati ko nta gihari ahantu. Icyo dufite hano, dufite icyo dufite keretse imitsima 5 n'ifi 2. Yesu ati arabasubiza ati, nta kibajyanayo mube ari mwe mubagaburira. Nuko Yesu yari azi ko ibitangaza arakora, kandi ibyo yakoze koko. Dukomeje gusoma iyi mirongo hasi, Yesu yaje gutubura ariya mafi, yaje gutubura iriya migati, abantu bararya baranasagura. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Tujye duhagarara muri iyi mirongo dusoma kandi tuvuga tuti, Mana ibyo yakoreye bari abantu hariya, bidukorere natwe duhe icyo dufungura. Korera na bariya nabo ubahe icyo bafungura. Mana ibyo ukora, ibyo wakoze kera na n'ubu uracyabikora, ko ntiwigeze uhinduka. Tugiye mu gice cya kabiri rero, isaha ya kabiri yo gusenga ku muntu uri ku murinzi uri ku nkike. Iyo saha ni kuva saa 3 z'ijoro kugera saa 6 z'ijoro. Ni isaha yo guhishurirwa. Isaha yo guhishurirwa, iki gihe ni igihe cyiza cyo gusenga ngo umuntu
Uwiteka amusange, ubuntu bw'Imana busange umuntu, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Reka turebe ibintu dusanga hano muri Yobu. Yobu igice cya 33 umurongo wa 14 kugera kuri 15. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashizweyo basinziye ku mariri yabo. Aha birumvikana ko Imana iravuga, ihora ivuga, ivuga si rimwe gusa, si kabiri. Abantu ntabwo, kenshi ntabwo tubyitaho, amajwi ni menshi mu matwi, usanga Imana ivuga ntitunabikurikize, ahubwo ugasanga ibyo bije vuba byinshi biri kuduhera nibyo umuntu yitaho. Ariko ubundi hano iyi saha bari kutubwira ngo mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, iki gihe Imana iravuga. Igihe abantu bashyizweho basinziriye ku mariri yabo, Uwiteka aravuga. Bene data, reka mbibutse, mu gihe turambitse agasaya tujye dukora attention, twumve ibyaje mu mutwe, ibyaje mu mutima wacu, mbese ibyo umuntu yaba yarose, ibyo Imana yakubwiye, icyo washaka ukanabyandika, kuko iba ari ibintu Imana iri kukugezaho, ni ihishurirwa, kandi irihishurirwa ntabwo ari wowe ubyizaniye, ni Imana iba ishaka kukwereka ibintu biri imbere, cyangwa ishaka kukwereka ubuntu bwayo. Reka rero tujye tubihagararamo, Imana iduhe guhishurirwa, ninaduha guhishurirwa tugihe ishimwe, tuyishimire, kuko ntabwo idutererana, ahubwo ihorana natwe, ihora idusanga. Tujye tuyemera, tuyizere, kandi dukurikize ibyo ijambo ryayo ritubwira, turyumve kandi dusabe umwuka atuyobore muri byose. Isaha ya gatatu rero ni kuva saa sita z'ijoro kugera saa cyenda za nijoro, ubwo ni saa cyenda za mu gitondo niko navuga. Iyo saha rero ni isaha y'intambara mu mwuka, ni isaha abantu bakora ibintu bya deliverance. Iki gihe ni igihe cyo guhimbaza, nabyo reka tubirebe mu ijambo turaza gusoma mu mwanya. Ni igihe cyiza cyo kurimbura gahunda za sekibi mu buzima bwacu, ni igihe cyiza cyo kwirukana imyuka mibi iba ikunda gusendera hirya no hino mu buzima bwacu, iza kutubuza uburyo, dore ko umwanzi ahora azerera amanywa nijoro ari kudutera imyambi yayo, ashaka ko atwigarurira, ashaka ko atwifatira. Ni igihe cyo gusenga no kugaruza ibyo yatwaye, tubisaba Imana. Imana yaduhaye ibyiza, ntabwo yaduhaye guhora iteka Uwiteka, guhora iteka twumva ko tudafite ibyo twifuza, ahubwo aradusaba tujye dusenga, dusaba Imana itugarurire ibyo umwanzi yatwaye. Ni ukwibutsa n'Imana ko ibyo yaduhaye ari ibyacu, tukibutsa na Satani ko ibyo Imana yaduhaye atari ibye, ntabwo turi imbata ze ajya atureka, ahubwo twibutse Satani ajya tuva imbere, agende, kuko waturemye. Imana yadukunze, niyo mwami mwiza, niyo twakurikiye. Ni igihe cyo gusenga, dusengera abashakanye, nabyo turaza kubibona. Ni igihe cyo gusenga dusabira imfungwa ngo zifungurwe. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana ritubwire, umwuka wera atuyobore. Ijambo dutangiriraho ni ritubwira ko tugomba no guhimbaza iriya saha kuva saa sita z'ijoro kugera saa cyenda. Reka turebe ijambo ry'Imana ritubwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo 25, ritubwira ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasengaga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Ahangaha urumva ko Pawulo na Sila barasengaga bakanaririmbira n'Imana. Urumva baririmba, icyo gihe cyari cyo guhimbaza Imana, yarabikunze. Ukomeje gusoma wabona ibyiza byabaye. Nuko gusa tukibuka ko iriya saha ari n'igihe cyo guhimbaza, kandi uzarebe iyo duhimbaza n'abamarayika b'Imana baraza bagahimbazana natwe. Mbese ni igihe cyiza cyo kumva ko Imana iri kumwe natwe, kandi uzarebe nijoro usanga nta bintu byinshi biturangaza, umuntu aba ari concentre, yumva ko nta kintu kimubuza kuganira n'Uwiteka, kandi akumva ijwi rye. Ahangaha rero reka twongere tujye ku wundi murongo, igitabo cyo Kuva, igice cya 12 umurongo wa 29 uravuga ngo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Uyu murongo wo Kuva igice cya 12 umurongo wa 29, Kuva 12 umurongo wa 29, utwibutsa ko tugomba gusengera imfura zacu, tugomba kujya tuzisengera. Iyi saha tujye twibuka tuzibuke mu masengesho,
hari byinshi bahura nabyo, abantu twese tuzi ko hari ibibazo. Iyi ni isaha nziza yo gusengera imfura. Reka rero ntabwo mbitindaho, tujye mu kindi gitabo cya Rusi 3:8, turi gusengera abashakanye. Iki gitabo Rusi 3:8 kiri kuvuga ngo mu gicuku uwo mugabo arashiguka, ni Bowaze niba mubyibuka, mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka abona umugore uryamye ku birenge bye. Twibuke ukuntu iyi sitori ya Rusi yaje ajya gushaka ibyo kurya, hanyuma nyirabukwe ati ugende uryame ku birenge bye. Dukurikiye histoire ukuntu byagenze, yaje kuvanamo uyu mugabo Bowaze yaje kumwakira amugira umugore we, mbese yaje gutunga aratunganirwa. Ariko ubwo urareba ibi byabaye, yagiye kuryama ku birenge bye ari mu gicuku. Ni igihe cyo gusenga, gusengera ingo, agasengera ibibazo bijyana n'ibijyana n'urugo, ibibazo mbese umuntu ahura nabyo mu gushaka. Iyi saha ni isaha nziza yo kubisengera. Reka turebe rero uriya murongo uri muri Zaburi 119 umurongo wa 62. Zaburi 119 umurongo wa 62 uravuga ngo mu gicuku nzakanguka ngushimire amateka yawe yo gukiranuka. Ni isaha nziza yo gushimira Imana, yo guhimbaza Uhoraho, kuko Imana ikora ibitangaza. Tugiye rero ku gika cya nyuma cya nijoro, icyo gika ni icya 4, gitangira kuva saa 9 z'ijoro kugera saa 9 z'ijoro kugera saa 12 za mu gitondo. Iyi rero tuyita isaha yo gusaba ubugiraneza n'imigisha bituruka ku Mana. Iki gice ni igihe cyiza cyo gusengera kubona akazi, igihe cyiza cyo gusengera kubona amazu, igihe cyiza cyo gusengera kubona poromosiyo y'abafite akazi, igihe cyiza cyo gusaba ngo ubugiraneza bw'Imana bubane natwe, igihe cyiza cyo gusaba imbabazi ndetse gusaba kuba urumuri rw'isi. Urebye ni igihe cyiza cyo gusaba imigisha, n'igihe cyiza cyo gusaba ubugiraneza bw'Imana, ubuntu bw'Imana. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 60 umurongo wa mbere, uvuga ngo tugomba kuba urumuri rw'isi. Uyu murongo wa Yesaya 60 umurongo wa mbere uri kuvuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana ishimwe ku murongo nk'uyu udufasha kubyuka twumva ko tubyukiye ukuri, ko tubyutse tugiye kurabagirana. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiyeho. Imana ihabwa icyubahiro, yibuka abayo kandi ibibuka igihe cyose 24/7, kuva janvier kugera Desambre. Imana ihabwa icyubahiro. Undi murongo twahagararamo ni amaganya ya Yeremiya igice cya 3 kuva kuri 22 kugera kuri 23. Reka dusome: nimugaruke mwa bana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Amen. Turakomeza dusoma ngo dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Ni ukuri ni ubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana guturuka mu misozi miremire aho basakurizaga. Ni ukuri k'Uwiteka Imana niho hava agakiza. Ni byiza kumva ko hariya tugitangira twaje kumva ko Imana yavuze iti nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Imana ihabwa icyubahiro. Tukarangiza iri jambo tuvuga naho dusoma ngo ni ukuri k'Uwiteka Imana niho hava agakiza ka Isirayeli. Ni mu Uwiteka Imana hava agakiza kacu twese. Imana ibihererwemo icyubahiro. Undi murongo duhagararamo ni Intangiriro igice cya 32 umurongo wa 26 kugera ku murongo wa 29. Ukuntu twumva gusabana n'Imana Yakobo yagize, ukuntu yamuhinduye izina, mbese n'ukuntu yaje gukirana n'umumarayika, nabyo turabigeraho. Reka rero dusome Intangiriro 32 igice
cya 32, 26 kugera kuri 29. Abasomyi abonye ndatangiye, abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura, kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Mwumva aha ngaha. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Imana ihabwe icyubahiro. Tujye duhagarara muri uyu murongo turi gusenga, kuko hano turumva ukuntu Yakobo yaje guhindurirwa izina. Ntabwo yakomeje kwitwa Yakobo, ahubwo yaje kwitwa Isirayeli. Kubera iki? Imana yaramushoboje, akirana n'abantu, akirana na marayika, akirana n'Imana, maze kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Niko turangije iyi mirongo dusoma. Imana ishimwe, natwe tujye tubihagararamo dusenga. Imana iduhindurire izina, Imana duhe guhura nayo, tuganire nayo, mbese dukirane natwe. Imana natwe ijye idusanga, tujye tuganira nk'uko wahinduye izina rya Kanaka dusoma mu Itangiriro aha n'aha 32, 26 kugera kuri 29. Mana nanjye mpindurira izina, Mana nanjye mpindura amateka, Mana nanjye byose, mbese nanjye ndashaka ko unyiyereka, ndashaka marayika wawe anyiyereka, nanjye ndashaka ko mwami, kuko wakiranije Imana n'abantu, Mana ndashaka ko ibyo umfasha gukora nanjye mbigira umunezero kandi nkananesha. Imana idufashe kujya tubihagararamo, dusenge twizera, kandi uko Imana ibikora ni byiza, kandi ni twebwe tubigiriramo umugisha. Undi murongo ni Intangiriro nabwo 32, 24 uvuga ngo, arabajyana abambutsa uwo mugezi. Ngo ni Yakobo wajyanye umuryango we, ngo arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Ni faveri Imana yamuhaye, yajyanye umuryango we Yakobo. Nyine umuntu ushaka gusoma igitabo arabyumva, gusa akajya agasubira inyuma akabyumva, ahubwo reka nsome na 25 byumvikane, kuko Intangiriro 32, 25 iravuga ngo, Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Yahawe umugisha wo kwambutsa umuryango we Yakobo, nyine abagezayo amahoro. Hanyuma ubundi ahura ngo Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo. Uyu mugabo ni umumarayika, ngo yaje kumukirana, barakirana ageza mu museke. Twaje kubisoma hariya hejuru ko yakiranye nawe, maze akanamuhindura n'izina. Imana ihabwe icyubahiro, n'ubugiraneza bwe bujye butubaho, kandi atwibutse amagambo nk'aya, za verisi nk'izi tuzihagararemo, imirongo nk'iyi tuyihagararemo dusenga, kandi tubigiriremo n'umugisha. Ubwo rero twarangije igice cya mbere, igika cya mbere, urugero rw'igika cya mbere cy'umurinzi ku rugamba, ijambo ry'Imana ajya ahagararaho ari gusenga atakamba. Tugiye mu gice cya kabiri, aricyo igice cy'umunsi, gitangira 6h du matin, saa 12 z'amanywa kugera saa 12 za nimugoroba. Ubwo rero tugiye kureba isaha ya gatanu, ariyo kuva saa 12 z'amanywa kugera saa 9 za mu gitondo. Iyo saha rero ni isaha yo gusaba imigisha n'imbaraga byo mu mwuka. Uzarebe iyo turi gukora akazi k'Imana, hari aho umuntu areba akavuga ati, nkeneye imbaraga izi n'izi, nkeneye ubwenge bw'Imana, nkeneye gusobanura ibyo narose, nkeneye gushyira amanga iyo mvuga ijambo. Mbese ni igihe cyo gusaba imigisha yo mu mwuka, igihe cyiza cyo gutakamba ngo Uwiteka adushoboze gukora umurimo wayo nta kibazo, dushize amanga. Ni ugusaba impano zo mu mwuka wera, umwuka wera akadusanga akadufasha. Reka turebe ibyanditse mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya kabiri, umurongo wa 15. Aravuga ngo, aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi. Ari kuvuga isaha, ari kuvuga igihe,
ubwo Petero ati aba bantu ntabwo basize nk'uko mubyibwira, iki gihe mu bantu basoma Bibiliya ni igihe abakozi b'Imana, ni igihe abayoboke b'Imana, abadisipure b'Imana bari bahuye n'umwuka wera, umwuka wera wabamanukiye, hanyuma bavuga ijambo batitega, bavuga indimi, bavuga mbese Imana ibaha umugisha ku buryo abantu bakavuga indimi z'abandi bantu kandi abo bantu batarigeze babumva bazivuga, ahubwo abandi bantu bakumva indimi zabo ziri kuvugwa nabo, bakavuga ati ese ibi ni ibiki byabaye, birabacanga. Aha ngaha rero ni ugusaba Imana, natwe uyu murongo umuntu akawuhagararaho, umuntu agasaba ati Mana nanjye nk'umugisha nk'uko wawuhaye bariya abakozi bawe, nanjye mpa kubihagararamo neza, mbese mpa imbaraga z'umwuka wawe wera, kandi ibyo nkora biguhesha icyubahiro kuko Mana ni wowe ndi gukorera, duhe imbaraga zo gukora umurimo wawe. Ubwo rero tugiye mu wundi murongo dusanga muri Zaburi, Zaburi igice cya kabiri, umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9. Aha ngaha ni ugusaba, naho ni ugusaba imigisha. Reka nsome Zaburi igice cya kabiri, umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9, uravuga ngo: ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Amen. Nsaba nzaguha amahanga ngo ube umwandu, nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Imana ihabwa icyubahiro. Aha ngaha twumvise ko Uwiteka ari gutanga ihumure, ari gutanga encouragement ngo nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe. Akongera akavuga ngo n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. No gusaba imigisha, Imana ijya idufasha guhagarara muri iyi Zaburi kabiri, umurongo wa 7 kugera ku 9, dusaba imigisha y'Imana ngo idushoboje ibyo tudashoboye kwikorera. Ngo ariko mwebweho ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu bikari. Aha naho birumvikana ko Imana iba yatanze ubuntu bwayo, igaha umuntu imbaraga zo gukora ibyo atari asanzwe akora, kubera ko aba ahagaze mu byayo kandi ayisunze. Imana ihabwa icyubahiro. Tuvuye ku isaha ya 5 tugiye ku isaha ya 6. Iyi saha ya 6 iraturuka saa 9 z'amanywa kugera saa 6 z'amanywa. Iyi saha ni isaha yo kugirirwa ubuntu budasanzwe. Isaha yo kugirirwa ubuntu budasanzwe ni isaha umuntu wese yagombye kumva ko icyo ari gusaba, iyo tugisaba neza, kurikize ijambo ry'Imana, igihe cyiza cyo gusenga ngo Uwiteka atugirire ubuntu budasanzwe, gusaba Uwiteka ngo adufashe mu bintu umubiri wacu ugenda ucikamo intege, ibintu umubiri wacu utihanganira kubera intege nkeya. Reka tujye tujya mu ijambo dusenge kandi Uwiteka adufashe. Ni igihe cyo gusenga ngo Imana idufashe igihe twagize depression, igihe twagize anxiety, cyangwa twagize ibibazo, umutima uhora uteragira, umuntu yumva adahagaze, mbese yumva nta kigenda, umuntu yagize umuvuduko w'amaraso. Ni igihe umuntu agomba gusenga ngo Imana imufashe. Iyo yibona umuntu afite ibintu akunda cyane, yarabaye obusede, igihe umuntu yumva atahagaze neza, yumva atiyumvamo ubuntu, mbese yumva ntacyo yakwimarira cyangwa ntacyo yamarira umuryango we, iki gihe cyose umuntu yumva ko adahagaze neza ni igihe cyo gusenga Imana imugirire ubuntu. Igihe cyo gusaba umusaruro udasanzwe mu gihe umuntu ari gukora akazi ke, ari kurera abana se, igihe umuntu yakoze ibintu ashaka kubona umusaruro ukomeye cyangwa umusaruro uhagije, ni igihe cyo kwibutsa Uwiteka ibyiza yadukoreye cyangwa ibyiza yakoze mu buzima bwacu, kugira ngo umuntu abihagararemo. Nawe ibyiza wakoze, Imana nagize gutya na gutya, wangiriye ubuntu ngira gutya na gutya, Mana nanjye mfasha
mfasha nk'uko wakoze biriya kuri bariya nanjye mfasha. Ni igihe cyiza cyo kuvugisha abantu badufasha kuko Imana mu buzima bwacu Imana ikoresha abantu. Niba Imana ikoresha abantu rero natwe tujye twibuka tubasabire kandi tujye tuvugisha abantu ntitukabeho ubwacu twenyine, tujye tuba open cyangwa tugende tuganirize abandi bantu kugira ngo Imana ibakoreremo, tugire abantu dusabana nabo. Tuzi ko Imana ikorera mu bantu, ntabwo ari Imana ikora idakoresheje abo yaremye. Ni cya gihe cyiza ndetse cyo kuvuga ko umuntu yavuga ati nanjye reka nsabe appointment, cyangwa niba mfite akazi, hari ahantu ndi gushakisha akazi, niba bampamagaye ngo njye kuri interview, iyi ni ya saha nziza kuva saa tatu za mu gitondo kugera saa sita, niyo saha nziza Imana igira ubuntu budasanzwe. Reka rero two kuguma twiziririmba amagambo, reka turebe ijambo ry'Imana riri kuvuga kuri ibi bintu. Mfite ibitabo bitatu biratubwira kuri ibi bintu, aho Imana itugirira ubuntu. Tugiye kureba mu gitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo 35 kugera kuri 36. Kuva 12:35 kugera kuri 36 baravuga ngo Abisirayeli bakora ibyo Mose yababwiye, basaba Abanyegiputa ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda. Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, babaha ibyo babasabye, banyaga Abanyegiputa. Urumva ko Imana nayo yagizemo part, yagizemo pare, maze aba Basiraheli Abanyegiputa babaha ibyo bari bafite nk'uko babyifuzaga. Imana ijye idufasha, ibe mu bintu byacu, ihagarare mu bintu byacu, kandi iduhe kugira imigisha ku bantu, ijye ituyobora ahantu tugira imigisha kandi tuyigirire no ku bandi kuko tuba natwe twayihawe. Ijye idufasha twibuke iyi mirongo yo mu Kuva igice cya 12 35 kugera kuri 36. Mana, uko wahayishije imigisha Abisiraheli ugatuma Abanyegiputa bagwa neza, baha ibintu Abanyesiraheli, natwe Mana duhe natwe ubwo buntu bwawe, dushobore kugira icyiza tubana muri bari abantu, kandi Mwami dufashe kugira gushima kuko ibyo ukora birahebuje. Mana igira imbabazi. Twahagara n'umurongo wo muri Zaburi 37 igice cya 37 umurongo wa 6 uri kuvuga ngo kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, ni ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Uwiteka yerekana gukiranuka kw'abantu, yewe no ku manywa y'ihangu arabyerekana, kubera ko abazi ko umwana wayo nawe akeneye kugirirwa neza, akeneye gukiranuka ndetse akabera urugero n'abandi bantu. Ngo Uwiteka aravuga hano kuri Zaburi 37 umurongo wa 6, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. Imana ijye itugirira neza, iduhe guhagarara muri iri jambo igihe cyose tuyisanze tugiye ku mavi. Turebe rero mu gitabo cya Mariko igice cya 15 umurongo wa 25 ngo bamubambye ku isaha 3. Ahangaha kuri iyi saha niho Yesu bamubambye. Yesu yarabambwe, bamubamba niyo mpamvu twitwa Abakristo. Bamubambye isaha ya 3 aritanga kugira ngo atubere igitambo, aritanga kugira ngo atugure amaraso ye. Iyi ni isaha yo gutaka, Mana warabambwe kubera njyewe, mfasha Mana, unkure hari ahantu unshoboze Mana, amaraso yawe niyo mpagararamo Mana, ubuntu bwawe bumbana aho bugeze hariya Mana. Mpagaze muri Mariko 15:25. Iki gihe iyi saha ngo bamubambye ku isaha 3. Mana, ahangaha warababaye, nanjye muri iyi mibabaro tuvuge ko umuntu ari guhura n'ibigeragezo, nanjye muri iyi mibabaro, muri iyi bigeragezo ndi guhura nabyo, nshoboza. Ndabizi warababaye bitagira urugero, ariko nanjye nshoboza muri iyi mibabaro ndi guhura nayo, umpe imbaraga nshobore kubivamo kandi byose bihererwemo icyubahiro. Ni igihe cyo gusaba kugirirwa ubuntu budasanzwe, kuko Uwiteka nawe rwose yahagaze ku bwase. Isi yamuhaye ubushobozi, ashobora gusuriviva ruriya rupfu rutagira akagero yahuye narwo. Imana ijye idushoboza natwe niduhura n'ibintu bituzunguza
rwose twibukiye imirongo Mana wahuye n'ibigeragezo, wahuye n'urupfu, ibintu wahuye nabyo Mana wabivuyemo mu mbaraga z'Uwiteka, mu mbaraga rwose wavuyemo, niyo mpamvu twitwa abakristo, natwe dushoboze mu bigeragezo turi guhura nabyo, iyi misozi turi kwirukanka, udushoboze tubivemo kandi wihererwe n'icyubahiro. Turangije isaha ya gatandatu, tugiye ku isaha ya karindwi itangira kuva saa sita mbese ku manywa kugera saa cyenda z'amanywa. Ni isaha yo gusurwa na ni isaha yo gusurwa mbese ni isaha yo kumva ko Uwiteka akora ibitangaza. Aha ngaha turabona ukuntu Yesu icyo gihe Yesu isaha ya saa cyenda, reka turebe igihe cyiza cyo kwirambika kugira ngo umuntu yumve ijwi ry'Uhoraho. Gusenga Imana, tujye tuyisenga dutegereje ko itugirira akamaro cyangwa idusubiza, twumve ko itugenderera. Reka turebe umurongo duhagararamo muri Matayo 27:45, biravuga ngo uhereye ku isaha ya gatandatu haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza isaha ya cyenda. Bari kuduha amasaha, bya bindi twavuze by'igihe, ibintu byabaye iki gihe, turabona akaboko k'Imana. Imana ikora ibitangaza, ariko kubera ibi bintu byose yakoze hajemo n'impuhwe, yakoze ibitangaza iki gihe, habaye ubwira kabiri mu gihugu cyose kuri iriya saha, ariko twaje kumva ko haje kubamo n'ibitangaza. Haje kubamo n'ibitangaza, umuntu ukurikiye agasoma iyi mirongo agakomeza, habamo n'ibitangaza, haje kuzuka abantu bapfuye, mbese ntabirondogoye. Imana igira impuhwe kubera kiriya gihe, guhereye ku isaha ya gatandatu aba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya cyenda. Turaza kumva ko iriya saha ariho saha Yesu yaje kuviramo umubiri, isaha tuza kuvuga tuti Mana iyo utitanga ku musaraba ntabwo tuba twitatwa abo turi, mbese ntabwo tuba ntabwo amaraso yawe yaradufashije. Iyo maraso yawe niyo duhagararamo turi kwivuza dusenga ngo Mana udukize, amaraso yawe niyo Mana dusaba ngo Mana utwoze ibyaha byacu. Mana iriya saha ni isaha rwose wabonyeho biriya bibazo byose, byabaye byose muri ariya masaha, ni uko wagira ngo Mana utuvane ahantu, utwereke ubuntu bwawe, utwereke imbaraga zawe, kandi uduhe no kubishima no kuba twibuke ko turi abo turi kubera kiriya gihe wanyuzemo. Reka rero twongere duhagarare mu rindi jambo, igihe turi gusoma, turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 9 kugera ku wa 10, twumve ukuntu nabwo umuntu ashobora kugendererwa n'Imana. Reka dusome ijambo ryanditswe muri Petero nako mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 kugera kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya gatandatu, arasonza ashaka kurya, bakibyitegura aba nk'urota. Urumva nyine yagiye gusenga n'iriya saha ya gatandatu, byatwankuraje natwe kujya dusenga iriya saha, ariko urumva ko yagiye gusenga ajya ahantu hiherereye hariya hejuru y'iriya nzu aho yagiye, ni ahantu heza, ahantu hatari ibintu birangaza, ariko still umubi yamusanzeyo amutera gusonza. Ariko mu gusonza Imana yaje kumwiyereka. Turarangiza iyi mirongo tuvuga ngo bakibyitegura aba nk'urota, yaje kumera nk'urota. Rero Imana iramwiyereka, natwe tujye tugira natwe Mana reka twirambikiye muri aya masaha. Mana nk'uko wagendereye Petero muri ariya masaha, natwe tugenderere, utubwire Mana iyi birema cyangwa iki kibazo turi guhura nacyo, cyangwa turashaka kumva ijwi ryawe, tuganirize Mana, dusange Mana ibintu byose umuntu aba agenda ahura nabyo, ibyo bigeragezo, ibintu imishuko bya sekibise, umuntu abyirengagiza, ahubwo igere ku mavi iriya saha ya gatandatu, hanyuma umuntu yisengere, asenge, ubundi twizere, umuntu ategereze, yumvishe kandi ko Imana imusanze wenda iragusanga uko utabyifuza cyangwa uko utabitekereza, ahubwo ibyo ari byo byose Imana iradusanga iyo umuntu ahagaze mu ijambo agasenga akabyizera nk'uko yasanze Petero. Umuntu wese ubishyize en application agahora ari ku mavi atitiriza, Imana iramusanga, kuko ijambo rye ntabwo rihinduka. Ijambo rye ni rya rindi, ni kuva kera kugeza ubu, ntabwo rihinduka kugeza eternellement.
ntabwo ijambo ry'Imana rihinduka ni rya rindi. Tujye turihagararamo dusenga kandi Imana izajya idusanga. Indi kiritire ya nyuma rero tugiye gusoma ni mu Migani, igice cya 4 umurongo wa 18. Migani 4 umurongo wa 18 uri kuvuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza mu manywa y'ihangu. Urumva nyine inzira y'umukiranutsi ukuntu iba imeze. Inzira y'umukiranutsi, ndasenze mu izina rya Yesu ngo njyewe nawe tube turi abakiranutsi, kugira ngo inzira yacu ijye imera nk'umuseke utambitse. Umuseke utambitse nk'uko turi kubisoma hariya, ujye ukomeza gukura maze ugere ku manywa y'ihangu. Uwiteka atugirire neza, duhagarare muri iri jambo, kandi ibyo dusengeye bijye biba uko Uwiteka abishatse, kandi tubihagararemo tubinezererwemo. Rero tugiye mu isaha ya nyuma, iyo saha ya nyuma, urugero rw'isaha ya nyuma y'umurinzi uri ku nkuke ni isaha ya 8. Iyo saha ni kuva saa 9 z'amanywa kugera saa 12 za nimugoroba. Kuva saa 9 za nimugoroba kugera saa 12 za nimugoroba ni isaha yo kwitanga mu gukorera Imana, niko umuntu yayita. Ubwo rero ni igihe cyiza cyo kwicara ku birenge by'Uwiteka, kwicara ku birenge bya Yesu, dutakamba ngo atugirire neza, ngo akureho ibintu byose bituma tutagenda neza mu nzira ye, akureho ibintu byose bituma dusitara, mubi akomeza gushyira mu nzira yacu, ibintu byose bituma ducumura, ibintu byose bituma ubuzima bwacu butagenda uko Uwiteka yabuteganyije. Igihe nk'iki ni igihe cyo kwicara umuntu agatakamba. Reka rero tujye mu ijambo. Iri jambo rifite ijambo riri muri Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa igice cya 3, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 1 kivuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo cya saa 9. Byadutera umwete yo kujya twibuka gusenga iki gihe cya saa 9 nk'uko Petero na Yohana babikoraga. Barasengaga kandi twibuke ko akenshi rwose babaga bari kumwe kandi barasengaga, Imana ikabumva ikanabafasha. Uwiteka atugirire neza. Ngiye gusenga rero, ngiye gusoma Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cya 16 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14, bitubwira ukuntu Imana itugirira ubuntu. Aha ngaha umurongo wa 13, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 13 umurongo wa 13 kugera 14 uri kutubwira ngo ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera, turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Ludiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituwatira, wubahaga Imana, aratwumva. Mwumve ibikurikiye rero. Umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Ndasenze mu izina rya Yesu, tujye tuvuga iyi mirongo dusaba ngo umwami Yesu atwugurure umutima, maze twumve isezerano rishyashya, twumve ijambo ry'Imana tuba dusoma, maze dushobore ndetse no kuribwira n'abandi. Imana ujye utwugurura umutima, udufungure amatwi y'umwuka, udufungure amaso y'umwuka, udufungure amaso y'amatwi, maze mwami amatwi yacu ashobore kujya yumva ijambo ryawe, kandi turigire umugisha, ndetse tugire n'abandi turibwira baribyuruhiremo. Ubwo rero tuvuye kuri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, tugiye ku gitabo cya Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 21 kiri kutubwira ukuntu twahabwa imbaraga. Reka dusome rero Daniyeli igice cya 9 21. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa. Mwumve ikurikiye aha ngaha rero. Umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa, aratumwa maze aragaruka, aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho. Mana ndasenze, ujye udufasha duhagarare muri Daniyeli 9. Ujye udufasha duhagarare muri Daniyeli 9, data wa twese. Uyu murongo wa 21
utwibutse ukuntu wohereje uyu mumarayika Gaburiyeli Mana akaza, ukuntu wamutumye ngo maze Mana yaraje ngo aragaruka azana n'ingoga Mana, ukuntu byamugendekeye Daniyeli, maze ngo igihe cyo gutamba ibitambo Daniyeli aravuga ukuntu igihe cyo gutanga ibitambo bya nimugoroba, igihe cyendaga kugera, uwo mumarayika Gaburiyeli yaraje amukoraho. Mwami natwe dufashe tujye duhagarara muri aya magambo, maze uduhe imbaraga, utwohereze umumarayika wawe, twohereze imbaraga zawe igihe cyose duhagaze mu ijambo nk'iri, udushoboze, maze Mwami tujye dusenga ijambo ryawe ryonyine risubize igisubizo cyacu, kandi Mwami ubigire mu munezero, kandi natwe twumve dukomeye kuko Mana dushoboza byose na Kristo, kandi dukomeze urugendo twumva ko tutari twenyine, twese Mana twumva ko turi kumwe Mana, umwanzi ntazadushoboza. Turashimye ko kuba umurinzi ku nkike Mana bigomba kuba umuntu ari kumwe n'umwuka wera, kandi umwuka wera umusobanurira. Mana igira imbabazi, dukoresha ijambo ryawe kugira ngo dusubizwe kandi tugire n'amahoro, ndetse tunarimenye. Duhe kurimenya rero mu mutwe, maze turisobanukirwe kurushaho. Ubwo rero ngiye gusoma Luka 23 umurongo wa 45 kugera 46, nabwo ari ugusabira ubuntu bw'Imana. Reka dusome Luka 23:44 kugera 46. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane n'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Data Mana isumba byose, mwuka wera ujye uduha imbaraga zo kwibuka ijambo nk'iri dusanga muri Luka 23:45 kugera 46. Mana ujye utwibuka tubihagararemo dusaba. Mana uriya mwenda watabutsemo kabiri, udufasha kumva iri jambo, ridufasha kumva Mana ko natwe twigirayo, ko tutagombye gutuma abantu, ahubwo tugomba guhaguruka tukigirayo. Maze Mwami ibyo wakoze kiriya gihe Mwami bidufasha tubihagararemo, maze Mwami udukoreremo, kandi ibyo ukora byose biguhisha icyubahiro. Kandi Mwami uduhe kuba inzabya z'umumaro igihe cyose Mana tuje tugusanga. Turashimye Mwami ko uriya mwenda wakingirizaga hera cyane k'urusengero watanyutsemo kabiri, kugira ngo Mwami natwe tugire freedom, tugire ugushaka kuza iwawe nta kidutana, nta kitubuza kuza tubihagazemo neza, kandi nta kitubuza kuza twumva ko uwo dusanze ari we, kandi twatoranyije heza. Umurongo wa nyuma rero ngiye gusoma kuri iki gice cya 8 ni Matayo 14:25. Nuko mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Imana idushoboze, Imana igira imbabazi. Iri jambo riratwibutsa muri Matayo 14:25 ko waje ngo mu nkoko ukaza aho abakozi bawe bari, abadisipure bawe bari, ngo uraza Mana ugendera hejuru y'inyanja. Ujye utwibutsa Mwami natwe tuze tuzi ko aho uri Mana ariho heza. Twibuke ko aho uri Mana hari imigisha. Twibuke ko iri jambo ridubwira ngo uraza, kandi koko iyo tugutegereje uraza. Kuko n'aba badisipure be, abakozi be nabo Mwami, nabo bari aho bari kwibaza ati se Yesu yagiye he? Ariko ngo nuko mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Mwami tujye twumva igihe cyose ko tuguhamagaye, ko tugushatse, ko kandi uba uhari. Turashimye iki gitangaza abakozi wagendeye hejuru y'inyanja, uje usanga abawe. Mwami ujye utwibutsa ko nta kintu kibi cyangwa ikintu gikomeye kizakubuza kuza aho turi, kandi tubihagararemo neza, nawe ubihererwemo icyubahiro. Nsabye nizeye mu izina rya Yesu watubambiwe, amen. Turangije rero ibibika 8, izi ngero z'ibika 8 umurinzi uhagaze ku nkike wese yagombye kujya byibuze yibuka guhagararamo, ari gutakamba ko birimo ijambo ry'Imana. Duhagarara mu ijambo ry'Imana. Ngiye gusenga. Uwiteka adufashe. Mana nziza nyir'ubutungane,
turashimye rwose kubona turangije ibi bika umunani, izi ngero z'ibika umunani, umurinzi ku rugamba yajya ahagararamo igihe ari gusenga. Mwami turasabye ngo ujye utwibuka iyi mirongo twahagazemo, turasabye Mwuka Wera udusobanurire kurushaho ibi bika twakomeje kugenderamo, kandi twibuke ko gusenga ari ugusenga igihe cyose kuko umwanzi ahora akanuye ashaka kutwifatira, twibuke ko umwanzi atadufiteho uruhare na ruto, ahubwo turi imbata zawe Mana isumba byose, utwibutse kujya duhagarara muri iriya mirongo twakomeje gusoma, uyidusobanurire neza ahubwo tuyibwire n'abandi, maze umuntu wese uri ku nkike asengera abantu bawe cyangwa yisengera Mwami, tujye twibuka ko ibyo wakoze kera ukibikorana n'ubu ko kandi utigeze uhinduka. Shimwa rero usingizwe kuko ijambo nk'iri rizajya ridufasha kwibuka ko natwe turi abantu badasanzwe. Habwa icyubahiro Mana igira imbabazi, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu watubambiwe, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.